ariko sagiye ko nakubashye nkagufata nkakuzana iwanjye nkakugira umugabo wanjye ntabwo nanzi ko ufite ubugoryi bungana gutya jewe oya mama ntago ari ubugoryi kandi nawe nyumva sibyo ngaho reba ubuzima bwanjye reba ukuntu umeze guhora mu mwenda umwe hanyuma re warebye usanga umwanzuro ari ukonjyana mu buyobozi ngambwira ubundi buryo ndi kubikoramo ariko ubundi reka maze nkoze iwanyu barakubyenga ngo nkurere barakubyenga nkurerera uragiye umaje kurenga amafaranga ya mama Queen urangije uraje wumva ushaka kuzenguruka abakecuru bose ba Kigali ntabwo nari nguhagije ntabwo nari nguhagije wowe ibyo ndabyumva ari umagije none se ninde wazanye mamagaza mu buzima bwacu si wowe kuzana mamaganza mu buzima bwacu se ko araje kunsaba ngo umushakire yaraje kunsaba ngo muzanye mu rugo ibyo se urumva ari ikibazo urugo n'urugendwa n'inshuti yanjye yari umushyitsi ntabwo nanizi ko ari niza n'ikabera icyo ntabwo ari ikibazo icyo si ikibazo ngarira ukuntu ubuzima bwanjye bwabe namaze kuhandura deja urabizi ngewe ndabizi niba wararanduye nanjye ntabwo ndi muzima sibyo wenda ikosa nakoze ndaryemera ariko nawe ntabwo wanyitwahe neza ngo tugendane muri uru rugendo rw'uburwayi ngiye natangiye kunywa imiti urabizi Savie kuki udashaka kunywa imiti ubundi ngo ukomeze ubuzima kwandura se bivuga gupfa akibaza imiti ngo mu gitondo saa 6 nijoro ibaza ibyo bintu ibyo se ninde yabigusobanire ko ikinini cya sida bakinywa rimwe ugahitamo isaha yo kukinywera ibyo ninde yabikubwiye ko ufite n'ubujiji ufite imireko mu mutwe amatende yabaye wigiza agasinzi karaho ngaho nta nubwo ushaka no kuza waciye bugufi ngo usabe imbabazi winuka nyine sibyo wowe dushaka kuntu dukemura ikibazo sibyo nagiye kuzana mu kagari byandenze sibyo hanyuma rero gasanga gifuse ushaka kunyumva urimo kunsamira hejuru ngo naje kukurega nta bundi buryo nari mfite hanyuma kumva ubuyobozi buri buntegeke ki uya ntago bugutegeka nawe buragusaba nimba utagusaba nyine ubwo bareba ikizakorwa Savie ukwije imyaka yo kwibeshaho uri umuntu w'umugabo umuntu ushobora kurongora umugore akajya mu rugo ntabwo abakiri umwana ahaje ubwanwa haba havuye ubwana icyo kintu ugomba kukimenya warangije kumvira mu buzima ubu ninjijemo Jado tubanye neza nta kibazo na kimwe dufitanye aranyubaha kandi nta gahunda z'ibintu byo kunca inyuma jewe nari ngukeneye kugira ngo unshimira handyaga urangije ujya kwirirwa bitambaza mu bagore bakecuru hirya no hino none barakwirukanye utisubiye kwa mama Queen nyira amafaranga barakubeshye reka nkubwire Savie habe n'igiceri cy'ijana nshobora kuguha hejuru ibintu wankoreye unsambanyirije umwana unsambanyirije umwisenge neza urazengurutse abagore ba Kigali bose usubiye kwa mama Queen mva reka nkubwire subira mu buzima nagusanzemo cyangwa ugende mamaganza kuba ikibazo ubuzima ngiye gusubiramo ntago ari uko naje ntago ariko ngiye uzi sida ariko wanywe imiti
iyo miti urata irayikiza. Fine, reka nkubwire Savien. Nyemerera ko ugiye kunywa imiti ukamvira mu buzima, ikintu nzagufasha no gushaka ibyo urya n'ahantu uba, ariko utongera kunyita umugore wawe byararangiye. Okay, kuko nukuri nge kuba ahantu mu kazu k'icyumba kimwe chambrette. Arewe nagukuye he? Urabizirikana ukibuka neza hano nagukuye. Basi mama. Uribuka ubuzima wari urimo. Ngamba bari nyumve basi. Nanjye nkwemereye ko ariko a condition ke ugomba kunywa imiti. Kubera ko iriya miti utagomba kuyinywa utariye, nzajya nguhahira nkwishyurire n'iyo nzu, ariko mvira mu buzima uyu munsi harimo jado. Babarambwira ubuzima burimo sita bumeze bite. Ntago mbyumva. None se ikibazo ufite si ibyo kubyakira ngiye byarananiye. None ryamba tunga muri abagabo babiri ko wantaye ngashaka undi. Asubuni ntaguta ibintu byose si wabiza. Ngewe mudamu twaje mu buyobozi nje kukubwira nyine ikibazo cyanjye. Ikibazo cyawe nticyakemutse. Oya reba no byaranze ubuzima bwaranze nta kintu kimereza nta mafaranga yereza aheruka kuma rya kuntu usigaye ngana. Imitsi dore imitsi yarareze amagufwa mu maso yaratungutse. Nako musore kankubaza usibye ko ibyo ubu ngubu ibibazo byose muzajya mu bitura ubuyobozi. Imbaraga zawe n'imyaka ufite. Sibyo kubaka igihugu. Yego. Ubusura ubona uri igisubizo ku gihugu cyangwa uri umutwaro ku gihugu. Igisubizo ikibazo. Uri ikibazo cyangwa uri igisubizo. Ega nanjye urumva ega twebwe nubwo muba mutubwira tugira ibibazo byinshi. Ibibazo siwe ibibazo bitangiriye. Nta nutagira ibibazo. Ariko mu bibazo uhura nabyo byitwara mute. Kandi ikintu ugomba kumenya. Urwishigishiye ararusoma. Rwose nagwa. Tega amatwi. Wambwira gutyo no. Tega amatwi. Uriya hariya wagiyeyo. Ugiye gukora kahe kazi? Akazi. Kuri umusore. Kumufasha, nanjye kumufasha. Ko mbona uri umusore. Ndashonje, nkungu ndashonje. Urashonje si igenda ukajya kuri shantiye ukajya gukoresha amaboko. Ntimuzakoresha amaboko. Mwigize amasongi yo mu mujyi aho ngaho. Jede muyobozi. Ninjye wabizanye. Ninjye gutumye gutera inda kwini. Ninjye gutumye gutera inda reco. Ninjye gutumye kujya gusambanya mu maganza w'umukecuru undusha imyaka. Ikibazo sabo bana bawe, ikibazo ni mama ganza kandi byose ni wabizanye. Hanyuma se narakubwiye ngo ugire ujye gusambanya mu maganza. Wajya kumupfubura nta mugabo agira. Nta mugabo agira. Basi mbabara sibyo. Umbabara. Sajya ukundana n'abagore b'inkozi z'ibibi. Mama ganza ajya kunca inyuma. Wari uyebeye ko afite umugabo Eric. Umva icyo nkwemereye umusanzu ugiye kubera ko nakwanduje. Nukugutunga ariko utari iwanjye. Oya nyumva. Basi reka twumvikane. Kutabi wawe byo rwose nuba ntabishobora. Ntago nabishobora pe. Hanyuma ndabatunga muri bangahe? Jado agende yansanze. Sabiye bisubiza aho bikuye. Tira mu gacucu pfundikira haryo ruraye. Nta soni. Byewe nirukane Jado. Yewe mushinje iki se ahubwo? Mushinje kira? Ngamba barumbwira ubuzima urimo kugira ngo ubuzima njye ushaka izitarengeje 50. Ndakugura igitana na matora bitarengeje 100. 100 matara y'ubwayo nta nubwo igera mu ijana. Uzaburarana nande abandi bagore bazagukunda bazakugurira ibyabo urumva jewe umusanzu wanjye nuwo buri kwezi nzajya nguha 100 ntago bizagutunga ntibizagura imbuto uri umuntu umwe nicyo kintu nkwemereye nibyo tugiye no kwemeza imbere y'ubuyobozi nta n'ikindi numva iki wambabariye koko sibyo basi nago nzonye ndakubarenda ukodeshereza inzajya nago zonye mbabara tubane nago nzonye ibyo kubana byibagirwa ntago mfite ubushobozi bwo kurarana n'abagabo babiri cyarimwe mbabarira nanjye ngusabye izo mbabazi cyakora kubera ko ikibazo ufite ari gihe wakiguteye umusanzu wanjye nawe utanze tugende mu buyobozi oya buretse nago ubwo buzima ngayibaza ahantu ugiye kunshora 100 se ubundi uzababikoreye iki kugeza upfuye ubundi uzabaye bari mu mari 100 nta mafaranga ngana iki koko wowe kutekereza uyakoresha iki oya nawe bari amafaranga 100 yakoresha iki 100 ngenda yakoresha ko mfite umuryango uyakoresha iki nyine bari ibintu yakoresha bo kuntu bingana ubwo se ni ukodesha inzi 50 nkaguha n'ijana ari gutunga ukorora iyo sida yawe nutanywa imiti ukabara ntuzagaruka kunterese se basi genda ibyo twemeje mu buyobozi n'ibyo cyede so bagikora ntibarye ugira ngo bicare mu muhanda nk'abasazi oya nyine umwahisemo gutungana nose nambaraga nyifite amahitamo yawe nayo nambaraga nyifite rwose izi ni ingaruka z'amahitamo mabi ewe nuko uri mumfashe pe iyo uza gufata umwanzuro wo gukora mbere iyo uza gufata umwanzuro wo gukora mbere ntabwo buri muri izi ngaruka rero izi ngaruka urimo ni iz'amahitamo mabi basi mufashe n'ukuri basi mufasha muyobo ntabwo ubufasha tubutangira mu muhanda ewe
amo nyine ubwo kuba umusazi n'ingaruka z'amafaranga mabi ndashonje n'ubwo buzuba umunsi urarenga kuko anje amakuru se cyane meza ntise no kumakara mu rugo nukumfungira ku irembo cyabyo nagushakiraga birihutirwa bose arahari se mfite akanya gatoya arahari bose arahari yego ya nta nubwo duherukanye mbaze no kwisegura ujye ukunda kumamagara rimwe na rimwe ntari kuboneka ndi mu kazi nirukanka usigaye uncanga ntabwo rero nzi ko wankora ibintu nk'ibi gute se urabizi nk'umuntu twiganye wansabye inzu nyiguha nk'umuntu wanjye ndanakorohereza ibintu byose ntabwo nakunanije kuko nananizaga abandi kuko ntabwo nanije anje mu 400 kuko ni amafaranga make mbere ko bajiraga mu 500 okay ntacyo kanemere ko washyizemo kuko tunaziranye nashyizemo ko akaturaziranye pe ariko ntabwo wabinyubahe ngo bihera agaciro nicyo kintu kimbabaza reba amezi 6 arashize ibaza umuntu wihangana ku 2 3 kugira 6 byibuze n'unavuga ati reka ngira ikigongora namuye makeya mugabanyiriza umujinya cyakora byo nta nabantu nabona bihangana nkamwe reka nkubwire impamvu njyewe naje kugira ikibazo uribuka ko ugeze kuza kwishyuza umuguranye akagutukagura kwita indaya ngo turaryamana tugira dute yarabyo byarambabaje ndavuga se ruhu yashatse umugore umeze kuri oya buretse rero ibi ntaho byarangiriye aho ngaho wowe nababonye ntaho byarangiriye aho ngaho gusa ikosa ry'umugore rajya kuri njye kuko ninjye mwahaye inzu byarakomeje njyewe umuvugana nakabe naranapfuye nabyo ntago mubizi ibyo byose bigenze gutyo icyo nakoze nafashe inzira ndagenda cyikwenze inzu nyisiga mu mugore nimpamvu ntanamujyanye ntabwo kibana ntabwo tubana hari ntabwo maheruka nanjye umeze 6 tuvuga yose ni gutyo ntabwo mana n'amahoro umva byageze ku rundi rwego njye nagize ngo wenda muzagira ni we muzaza kwishyuza yihagaraho nk'umugore kuko ayishyura wapi ako namwagize mubone nagiye ngumva yafunguye radio mu nzu ariko nakomanga ntakingure Ora umurandebe mwidisha subirayo. Yarakureba intekingura. Yarandebye ntekingura. Ahubwo nabwo naho wagize umutima wihangana. Nkajya mu buyobozi. None se jo umuyobozi w'amagara mwari kumwe? Twari kumwe. Umuyobozi w'amagara mwari kumwe? Utanze cyangwa ajya kukurega ruwise umutima muri bizi twabanye neza. Twicanye ku ntebe y'ishuri dusangira kawunga. Ariko nabonye nayandi mahitamo ntabyishoboza bigeze mu buyobozi. Nizeka ngo bazanje. Jiwenda bamamagaye ngira ngo nibindi bikomeye nibibazo byangenda n'umugore byo gusakuza bya nubwo byoroshye ruwi mwana wanjye atari kujya ku ishuri nukunde yajya umuretera umugati mu gitondo nta kibibona hejuru kutanyishyura nari gukora iki kintu nari gukora iki kugize utahamagaye uwo mugore mwasanzemo mwamagara mubwiye ko naragenda komanga nomero sina nayigira bizi ko tuvuga yabano naho akansuzugura iyo mbura noneho no kuri telefone ntumbone urakuzahirika gutyo. Hello guys, nko mumenyereye ni Jessica nkaba nari mbafitiye amakuru meza ku mukunzi w'urugo rwanjye. Turagusaba gusharinga ugakomentinga ubundi ukatwoherereza screenshot kuri iyo namba uri kubona aho ngaho ubundi tukakugenera igihembo. Ibihembo bihari hari imipira y'urugo rwanjye, hari amayinite ku muntu wakomentinze, ku muntu wagaragaje screenshot ari gusharinga. Ahama tugufitiye n'igihembo cy'amafaranga 100 ku muntu uzaba yatsinze yagaragaje ko nyine yasharinze ku bantu benshi kandi abona feedback nziza. Ikindi kandi turabakunda kwisi yo bihangana anje imbaraga zanjye ntako nagize ari umuntu wakwihangana nkanjye ushize mu gaciro ukwezi kumwe 3 nani kijana nani cyo kwa M7 mbona uribaza Okay, noneho ejo bundi ngiye nabonye ndambiwe mbwira umugabo ngo ati rero ngiye ndabona atsinzwe uzagende unyishyurize bari abantu yaraje asanga umugore abari itakumye ngo ngiye ngumura ngo narabuze amafaranga ngo nuko ngo ari umwanya ngo ibikini cyo kujya kuri banke atirika ngwandikire sheke yego tugiye kuri banke ruwinda kurahiye umugabo yaraje asanga sheke nizigamiye abasinyira sheke itazigamiye byibaza ibyo bintu ubwo mugabo aramamagaye tera babantu badashe kitazigamiye ku muhanda avuga buhoro ya sheke zitazigamiye kwa kubaha muga ngo umuntu twariganye ntabwo ati mbabarira ihangana akabyara we
Shanjye wagiriye no wanjye niwe nagiriye nta wundi ubundi gutanga sheke itazigamiye nacyo ni ikindi cyaha baranabihanira buri uzi ko bagomba kwihangana kurenza uko nukuye se nakumutagize yanje aho umbwirira umugabo wawe uti rwose ruwaragushimira mva naragiye ndamuturisha nambwiye ati bara sheke itazigamiye bakora mugore n'umusazi habe n'ijana hari ryanabagaho ibaze nkuba yarasimwe izina ryanjye akanije bajyana nzira maherere Iramwe ego komara yawe ngo nibaje gukubwira iri mu izina ryawe afata sheke itazigamiye iri mu izina ryanjye umugabo yaramamaga ambwiye ati wamaye sheke itazigamiye mwese amambwiye ati ariho rubi akora namwe nikosa mwakoze reka nkubwire bibabera isomo namwe umuntu ikigusinyira sheke ugomba kubanza kureba ngo amazina hari naya nyiri nyakumi yo sheke umugore n'umugabo se ari umuntu umwe ayewe umugore n'umugabo ari umuntu umwe cyane ko abona ari n'umwishingizi wawe cyane gatozi ku muntu mbabyo ntago bindeba kwanza kwanza ngo kubiri mu izina ryanjye n'ubwo mu izina ryanjye ntacyo nari sinyange se nigeze nishyiraho sidro ko mfite nk'ijana sinsigaranye 70 ariko naki okay none rero kamubwira hejuru stress mu ntera n'ubundi twiyubakiye iwacu bansige bamwe ati umukobwa waje atazabaho nabi ariko ibaze okay anje kamureka sibyo reka ngugitekerezo uriya mugore yanze kuva muri iriya nzu none amafaranga ntagasho no kuyishyura njyewe se nkiyibamo reka nkwereke ninjya mu buyobozi umbore tujyane urabinyemerera ngiye mvuga ikibazo kimeze niba bishoboka navuyeyo nyine nibamumagaje se ntubizi wantanze byarangiye reka nyine tuze kujyana njye bisobanura sinakomeza kubyishingira abana banje bicwa n'inzara bure minerivara hejuru y'ibyanjye ako turi mu nzira winteza abana ariko noneho rero reka nkubwire ngiye tugire mu buyobozi bemeze ngo Ruwi arishyura inza igumo ngisha kuyiguma umupira nzu yanyu nziza narayikunze hamana amahoro none mba amahoro yemera kwishyura amafaranga mu muri kayibemo niba atayemera kuyibamo mu mwirukana igenda yakwishura se umuntu utanga sheke itazigamiye n'umusazi nyine n'igice cy'ijana abana ifite okay none twemeza icyo ngicyo ngiye tugera mu buyobozi nisobanure hanyuma tuzafata umwanya mugende mu murebe yemere ko yatanga yigumemo niba atayafite ngiye nta nimwe nzakora mu fuka wanjye mahoro akiri hariye nta kibazo ruwiganye n'ikinini kuba nakwihangana iminsi 3 nkabona inzoga cyangwa nkabona amafaranga ntabwo byananira okay sejo saa 4 nejo saa 4 baguhaye uzahahuriye nuzice gahunda ngo njye gukora telefone bimwe byawe umuyobozi yanyihamagariye okay njyewe wamaye karibu mu rugo wanyumaye karibu mu rugo basi wingiye warandakaje wihangana ariko warandakaje ugibuka ko umugabo ari pasteur ugibyibuka niyo mpamvu nyine wabonye twaboroheye yaramwe agati kadusenge bura bara abantu bahuye n'ikibazo cy'ubukene na covid na covid nayo bigizemo uruhare nyine babihorera yaba ataretse nkubeshyira nari kurambika ubucuti bwanjye nawe cyo kunsurize pastor nitaye ngo twariganye mbikweje ko ejo saa 4 tugeze ku murenge turabisona uko byakabaye umwanzuro w'ufate arabarungo sibyo okay sawa urakoze cyane murakoze amakuru yiriwe muyobo twiriwe neza mukuru yawe ni meza ndabona uzigiye nzigiye ahubwo se wa mugabo ntarahagera oya ntagarahagera nawe ataramuhamagara ariko amasaha ndeba cyageze se ubu nibwo yarakigera ntacyo twamutegereza gatoya kwica gahunda ntacyo twamutegereza icyo mwaganiriye ku byerekeranye n'ibyo wari wamubwiye afite cyagiye naramuhamagaye ngira ngo nakubwiye ko ari umuntu twiganye ariyo mpamvu naranze kugira birebire ariyo mpamvu amezi 6 nayihanganiye mvuga wenda bizakira karibu ndumvaje ari twagana ariko nta mwanzuro twabonye ko twaganiriye mwaramutse Latif Mwanzi muraho kumera ariko uyu mugabo se ko muzi haziranye Latif turi kumukunda nayi ndabarebye ndabibutse cyane niwe bavugaga ibyo ntari bizi se ko zikuri nyangamugayo nabundi ndi nyangamugayo ariko amakuru se rubi ni imvange ni iby'iki gihe madamu wanje yarifuje yuko hari ikibazo mwari mwagiranye yego yifuza ko mwakiganiraho biza kwanga bitagenze neza mu bwo mwabivuganye biba ngombwa yuko atwitabaza kugira ngo twumve imiterere y'ikibazo cyanyu nifuzaga ko twakumva imiterere y'ikibazo cyanyu gihari
ku bukode mani mwagiranye amasezerano y'ubukode n'ubwishyu bitubahirijwe yego ntabwo umwanya rero ukisobanura kuko murakoze ikosora